Yes, kambahe ikaze hano kuri Upwise. Nizera ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe utuntu tw'ingenzi tugenda rimwe na rimwe ducanga abantu kuri kamisi. Iyi kamisi rero abantu turi gushyiramo amanota ni ukuyitondera cyane, kuko hari igihe uri kugeraho ukagira ngo amakarase cyangwa se lisite ya karase yose wamajije kuyishyiriraho amanota, ariko mu by'ukuri harimo abanyeshuri amanota yabo atabaye recorded. Bikaba bisaba yuko rero ukomeza kugenda ucekinga, warangiza gukora wayivaho ukongera kuza kuyigaruka ukareba abo amanota yabo atabaye recorded, ukongera ukayabaha kugira ngo usige lisite yabo bose babonye amanota. Yes, kandi nkwibutsa gukora subscribe, like na share kugira ngo dukomeze kubana neza. Aha dufite kamisi nk'uko mureba, ngiye kwinjiramo. Yes, nkimara kwinjiramo hano baratubwira ngo ko tugomba gushyira amanota muri kamisi bitarenze 15 z'ukwa 12, tukibuka kandi gutanga ripoti zivuye muri kamisi, kandi abakoresheje amaprojegiti bakibuka kubika rikodi zabo kuko bazazicekinga nyuma. Sasa amanota yabo ni aya ngaya. Ngiye kubaha amanota yabo. Urabona ahangaha akangaka iyo kaje iba amanota amaze kuba recorded, ariko ntiwabyizana neza iyo utagarutse nyuma yaho verifying. Turaza kureba uburyo bikorwa.
kurikodinga lisiti ya karase yacu. Ubwo igisigaye ni ukureba ko abana bose babonye amanota yabo. Turaza tugakorozinge hano ahangaha, bize gutya. Nibiza gutya tubanze duse nk'abahinduye amanota twashyiragamo, twongere tugakorozinge, noneho dusubizemo yayandi twashyiragamo yari end unit. Niturangiza dukireke kuri use online portal, tuhite tureba dusange kubw'amahirwe abana bose amanota yabaye recorded. Ariko niba atabaye recorded uzahita usanga amanota ari kuburamo, numara kuyabura uhite wongera umwandikira amanota ye nayo abe recorded. Mwakoze cyane kudukurikira, kandi niba hari ikibazo wakandika muri comment. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share kugira ngo